Impuguke mu mirire zisobanura ko umugore wamaze kumenya ko yasamye agomba kwitwararika ku bintu bimwe na bimwe. Aha twavuga nko kuba umugore utwite ashishikarizwa kwitabira gahunda zose zo kwa muganga zigenewe abagore batwite. Ikindi, umugore utwite ni byiza ko agomba kuba mu buzima butuje butarimo intonganya no kubura amahoro n'ibindi bitandukanye. Muri ibyo byinshi bitandukanye harimo ko umugore utwite agomba no gufata indyo yuzuye ifite isuku ndetse no kunywa amazi meza. Ibi bigatuma agira ubuzima bwiza we n'umwana atwite. Muri iki gihe ifunguro ryuzuye rifite intungamubiri ni ngombwa. Iyi mpuguke mu by'ubuzima zivuze indyo yuzuye ziba zigaruka kuri ibi byiciro bitatu: ibiryo byubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Ibi byiciro uko ari bitatu ntabwo ari ikintu gishya mu matwi yacu, kuko hafi ya twese turabizi, no mu mashuri abanza twarabyize, ndetse ni ijambo rikunze kugaruka kenshi mu matwi yacu, yaba mu biganiro byinshi binyura muri televiziyo, radiyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ku rundi ruhande bisa naho kumenya indyo yuzuye no kumenya ibiyigize no kumenya kuyitegura ari ikindi kintu. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bigize indyo yuzuye umugore utwite agomba kurya akimara kumenya ko yasamye. Iyi ni Ingando online. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye mwararangije gukora subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Niba ari ubwa mbere udusuye, nagusabaga kutaza kugenda udakoze subscribe kandi ukanemeza kunzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro gishya ndangije kugutegurira. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Umugore wamaze kumenya ko atwite, ikintu cya mbere agomba kubanza kwitaho ni ukujya kwa muganga muri gahunda zigenewe abagore batwite ndetse no kwita ku mirire. Ibyo turya byatubeshaho cyangwa bikadukuraho. Mu biganiro byacu byabanje twabagejejeho ubwoko bw'amafunguro umugore utwite abujijwe kurya ayo ariyo n'impamvu atemerewe kuyarya. Icyo kiganiro kirahari kuri iyi channel, ushobora kugikurikira wifashishije link iri mu busobanuro bw'iyi video description. Uyu munsi turarebera hamwe ibiryo umugore utwite agomba kurya. Umugore utwite agomba kurya ibyo kurya byubaka umubiri. Impamvu tuvuga ibi irumvikana neza: kubaka umubiri. Abahanga mu byo kubaka hari ibintu babanza kwitaho no kwitwararika mbere yo kubaka inzu cyangwa ikindi gikorwa remezo ahantu runaka. Babanza gutegura inyigo ku bushobozi bw'amafaranga yo kubaka icyo gikorwa bafite, bakabanza no kumenya neza ko bafite amafaranga ahagije yo kugura ibikoresho by'ubwubatsi no guhemba abakozi bazakora imirimo itandukanye kuri iyo nyubako. Mu byo banareba, bareba ahantu bazashyira icyo gikorwa. Birumvikana ko icyo gikorwa kigomba kubakwa ku butaka. Ubwo butaka bugomba gupimwa, hakareba ubukomere bwabwo n'ubushobozi runaka bufite bwo kwikorera ibiro runaka, bakamenya ubuhaname buriho niba budaherereye mu manegeka n'ibindi bitandukanye. Abazi iby'ubwubatsi murabizi. Ibi tumaze kuvuga ni nabyo umugore utwite aba agomba kwitaho na mbere yo gutwita no mu gihe atwite. Aba agomba kurya ibiryo bizwiho kugira ubushobozi bwo kubaka umubiri no kuwusana. Aba agomba kurya ibiryo bizwiho kugira ubushobozi bwo kubaka umubiri no kuwusana. Mu magambo make, ibyubaka umubiri bikanawusana ni ibyo kurya byose bituruka ku nyamaswa n'ibinyamisogwe. Muri byo harimo inyama, amafi, amagi, indagara, ibishyimbo, amashaza, ubunyobwa n'ibindi. Reka noneho tuvuge ku bitera imbaraga. Kimwe n'abubatsi twavuze haraguru, umugore utwite aba agomba kwitwararika ku mafunguro afata, akamenya neza ko agomba kurya ibyo kurya bifite ubushobozi bwo gutera imbaraga umubiri wacu.
Abubatsi mu gihe bubaka bitwararika ku rugero rwa sima n'umucanga bubakisha, bitwararika ku ngano n'uburebure bw'inkingi bari bushyire mu cyubakwa bitewe n'uburebure bw'iyo nyubako. Umugore utwite nawe akeneye kumenya no kwita ku mafunguro afite ubushobozi bwo gutera umubiri w'imbaraga kugira ngo abashe kubona imbaraga n'ubushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire y'umubiri ibaho mu gihe cyo gutwita. Nta yindi mpamvu ibayeho ituma bitagenda ko umugore utwite atwita amezi 9. Ni amezi menshi amara arwana n'impinduka zibaho zitewe no gusama, kuko umubiri we uba ukeneye imbaraga nyinshi zihagije zo gukomeza gukora no kubona ubushobozi bwo kwita ku mwana uri mu nda. Amafunguro atera imbaraga mu magambo make ni ibiryo byose turya biri mu bwoko bw'ibinyabijumba n'ibinyampeke: ibirayi, ibijumba, imyumbati, amateke, ibikomoka ku ngano, ibigori, amasaka, uburo, umuceri n'ibindi binyampeke bitandukanye. Reka noneho tuvuge ku birinda indwara. Mu gihe umugore atwite hari ubudahangarwa bw'umubiri we bumwe na bumwe bugabanuka. Niba ubudahangarwa bw'umubiri bugabanutse, bivuze ko byoroshye kuba umuntu yafatwa n'indwara zitandukanye ku buryo bworoshye, ndetse zikaba zazahaza umugore utwite ku rugero ruri hejuru ugereranije n'uko zamufata adatwite. Niba umugore atwite arwaye, bivuze ko n'umwana atwite ashobora kurwara nawe cyangwa akagerwaho n'izindi ngaruka zituruka ku kuba hari indwara mama we yari arwaye mu gihe amutwite. Ni ngombwa cyane rero ko umugore utwite yita ku mafunguro yifitemo ubushobozi bwo kurinda indwara. Impuguke mu by'ubuzima zivuga ko ibikomoka ku mboga n'imbuto ari byo byifitemo ubushobozi buri hejuru bwo gufasha umubiri wacu mu kurinda indwara no guhangana nazo. Imboga rwatsi nka dodo, gapasu, supaniki, igisusa, amashu, umushogoro n'izindi mboga ziri mu bwoko bw'ibyatsi. Hari n'izindi mboga ziri mu bwoko bw'ibinyabijumba: beterave, karoti n'ibindi. Ikigeretse kuri ibi ni imboga n'imbuto. Umugore utwite akeneye kurya imbuto zihagije kandi ziri mu moko atandukanye. Niba wakurikiye neza, kurya indyo yuzuye nta kigoye kirimo, kandi buri wese muri twe afite ubushobozi bwo kubona no gutegura ifunguro ryujuje ibyangombwa. Mu gihe cya kera abantu benshi bibwiraga ko kurya neza ari ukurya inyama, ifiriti, umuceri, amakaroni, kandi ko umuntu wariye neza aba yanyweye icyayi cyangwa igikoma kirimo isukari nyinshi cyane, ndetse ko buri gihe iyo uriye ibiryo bitarimo amavuta uba uriye nabi. Mu minsi ya none siko bimeze. Ushobora kurya isahane iriho ibijumba, ibishyimbo, imboga rwatsi zirimo indagara, ukanafata avoka cyangwa igikombe cy'amata, uwo munsi ukaba ufashe ifunguro ryuzuye. Umugore utwite rero ashobora guhurwa ibintu by'ingirakamaro bimwe na bimwe. Niyo mpamvu muri icyo gihe aba agomba kwegera impuguke z'abaganga akagirwa inama z'ikindi kintu cyangwa andi mafunguro yasimbuza icyo atari gushobora kurya. Iyi ni Ingando online mukomeje gukurikira. Umugore utwite akeneye kurya intungamubiri na vitamine zitandukanye, kuko umwana atwite intungamubiri zimutunze zose aba azikura muri mama we. Aha hari amoko 6 tugiye kurambura ya vitamine umugore utwite aba agomba gufata. Icya mbere, umugore utwite akeneye gufata folic acid cyangwa se acide folique mu rurimi rw'igifaransa. Acide folique ni ubwoko bwa vitamine B, uturemangingo tw'umubiri twose dukenera kugira ngo dukure neza kandi twiyongere. Kubura iyi acide folique mu mubiri bishobora gutuma umwana agira ikibazo cy'ubwonko cyangwa ikibazo cy'uruti rw'umugongo. Iyi acide folique iboneka mu muceri w'umweru, imboga zo mu bwoko bwa spinach, mu bibabi by'imboga zifite ibara ry'icyatsi, mu bishyimbo, umutobe w'amaronji
no muri brokoli. Icya kabiri, umugore utwite akenera iron cyangwa se fer. Iron ni ubutare umubiri ukoresha mu gukora hemoglobine zifashishwa mu gukura umwuka mu bihaha zikawujyana mu bindi bice by'umubiri. Mu gihe umugore atwite akenera ubutare bwa iron inkubwe ebyiri ugereranije n'igihe aba adatwite. Ubu butare burimo amoko abiri: ubutare bukomoka mu nyama no mu bivanyanja n'ubukomoka mu bimera. Ushobora kububona mu mboga rwatsi, amafi, ibishyimbo, ubunyobwa, mu mbuto nk'amapapayi no mu nyanya. Kubura ubu butare bwa iron bishobora gutuma ugira za infection zitandukanye, kugira umunaniro no guhora wumva buri gihe unaniwe, kubyara mbere y'igihe kidakwiye, ni ukuvuga mbere y'ibyumweru 37, no kubyara umwana ufite ibiro bikeya. Icya gatatu, umugore utwite aba akeneye gufata calcium. Calcium ifasha mu gukura kw'amagufwa y'umwana, amenyo, umutima, imikaya n'inzira ntangamakuru. Byibura ku munsi umugore utwite aba akeneye gufata miligrama 1000 za calcium buri munsi. Iboneka mu mata, fromage, yawurute cyangwa mu mutobe w'amaronji wakoreye mu nganda ukaba warongeyemo iyi calcium. Kuba iyi calcium yabura mu mubiri yatuma umwana agira ikibazo cyo kuvukana uburwayi bwo kugira amagufa adakomeye bushobora gukurana nawe uko agenda akura. Icya kane, umugore utwite akeneye gufata vitamine D. Iyi vitamine ni ingenzi cyane kuko ifasha mu kubaka ubudahangarwa bw'umubiri kandi igafasha no mu mikorere y'imikaya n'inzira ntangamakuru. Umwana uri mu nda rero aba akeneye vitamine mu mikorere y'amagufa ye ndetse n'amenyo. Iyi vitamine nanone ishobora kuboneka mu mata n'ibiyakomokaho, ndetse umubiri wacu ufite uburyo karemano ushobora kuyikorera mu gihe uruhu rwacu rugezweho n'imirasire y'izuba. Icya gatanu, umugore utwite akenera DHA. DHA bivuze deoxyribonucleic acid mu magambo arambuye. Ni bumwe mu butare bwa omega 3 bufasha mu mikurire y'umubiri wacu. Iboneka mu mafi, amagi no mu mbuto z'amaronji. Icya gatandatu, umugore utwite akeneye iodine. Iodine ni ubutare umubiri ukenera mu gukora umusemburo wo mu bwoko bwa hormone thyroïde. Thyroïde ni imvubura iba mu gikanu cyacu ifite umumaro wo kuvubura umusemburo ufasha umubiri mu gukoresha ingufu ukura mu biryo no kuzibika. Umugore utwite rero akenera iodine kugira ngo ifashe umwana atwite mu mikurire y'ubwonko, urutirigongo n'inzira ntangamakuru. Ifasha umwana kumva amerewe neza no kugira ubwonko butekereza neza. Iyi iodine iboneka mu mata, fromage, yawurute no mu munyu yongewemo n'ibindi. Uretse kuba wabona izi ntungamubiri uzikuye mu biryo bitandukanye, ushobora no kuzibona binyuze mu nyunganiramirire zatunganyirijwe mu nganda zikongerwamo izo ntungamubiri, cyangwa ukazibona mu binini wandikiwe na muganga mu gihe utwite. Iyi ni Ingando online mwari mukurikiye. Ushobora kudukurikira kuri page yacu ya Facebook no kuri Instagram. Hari inyunganizi ufite, igitekerezo cyangwa ikibazo, wakitugezaho kinyujije mu mwanya wagenewe comment. Tuzagisoma kandi tugusubize. Mbashimiye kuba mwarimo mudukurikira.